mundeba mu nkunde nambara neza niko bimeze. Ntabwo wambara neza iki ngiri nkubwira ibya na comprenezaje reka kubikwepa kuko niba bakubwira ngo mu by'ukuri ntabwo nuko ngo niba wari uhuye na wagiye mu guhura na Debeni uretse nkubaze musanze mureba nabi ntabwo abantu barenga amamiliyoni bashobora kureba nabi nk'ubwo niko tumenye ko wambikwa indera abasazi bose bariyo ntibagiye babyemera kandi ni benshi uravuze kuba abantu ari benshi ntibibagira ko bavuze ukuri njyewe nambara neza mubirebe mubikunde munyemere mujye mundeba mu nkunde nambara neza. Debeni nk'umuntu umaze igihe kirekire muri Amerika yaragufasha koresha style yo mu president bita Trump aragufata aragushikanuza ko kunyeganyeza ngo yumve niba bya bindi byo kumukubita ko nikunde ejo bizakunda arakunyeganyeza hariya mu kugushikanura wumvisha umeze ute muri wowe mu mubiri wawe. Natesheje ko ari ibintu byabaye ya ntare na mubi nibo bakwiye kuba bakora biriya. Urashaka Debeni yagushuje kibaunsa nubwo nkunda njya abantu kabisa bankorakora nabyo nkunda especially abagabo narababwiye ko njye nikundira abantu tudahuje igitsina sinkunda abantu b'abagabo bankoraho cyane kabisa. Biriya bintu byo kugufata akagushikanuza akagukurura wabonye bitari perfect ntabwo byakunyuze urumva icyabanje kunshanga yego ako nawe mazina ubwa yaracanganye ayahe ni gute ingwe irindwa n'intare ni gute mwana bahindagiye no ndacafite ibibazo biri imbere ndacafite ibibazo biri ukabyara umva ngo ni gute ingwe irindwa n'intare. Okay reka turenga aho ngaho tugende ejo bundi ngiye kubaza ikibazo kiri ntuza sinzi niba kiri butari buze kukubangamira. Twabonye umwe mu bagabo bakunda umuziki ariko abanyapolitike afata album yawe avuga ko mu by'ukuri nizo ndirimbo zituma aryama agasinzira no kurusha umuri ruhande. Uyo ni nyakubahwa Minisita w'Ububanyi n'Amahanga Bwana Nduhungirehe. Ndamwemera byarandi uravuze tararangiza ikibazo yego rero byari bigoye ko tubona abantu b'abayobozi bagaragaza nyine uko bakiriye nyine ibihangano by'abahanzi sometimes bakanigira nto batabizi niyo babyumva akagusuriza nk'inyuma y'urugi ariko kara kajeste keza iriya ni raporo ya Spotify yo kugaragaza imiziki umuntu yumvise cyangwa Apple Music ntabwo nibuka neza kugaragaza imiziki umuntu yumvise muri uwo mwaka nari umuhanzi wa mbere yumvishe rero biriya biryoshye naho ibyakurikiyeho byo ni ibisanzwe none se abantu bagira abafanerega gusa icyo nabonye cyo nuko imiziki yanjye Minisitiri yumvishe kandi nyakubahwa Minisitiri yumvishe ndamushimiye azaze no muri konseri tumuririmbire tubiririmbe live. Okay ubwo ntabwo nza gusubiramo ntabwo nza gukomeza kuri icyo kibazo ubona kiretse ko uragishubije usubiza n'ibyo ntabajije ariko ni kwa byifuje reka mbireke reka mbeyo. Melody mu minsi yashize mu ma interview wakoraga wasabye bato uravuga ati ndifuza guhura na Debeni ahantu mu gitaramo. Ntabwo rigeze nyisaba ahubwo numvise babivuga byasabye na manager utubwiye wazimye. Ntabwo yazimye yaraguye byavuzwe na manager waguye kuvuga nuko ni ukwitura hasi yarambonye takubita ifukamiza imbere ndavuga ni ulala kugwa by accident cyangwa yaguye maze ikibazo wimbaza iby'urukiko ntabwo bundi ntabwo nsobanukiye ibintu byo kugwa cyane. Okay yaguye nkuko rakinze Imana yaguye imbere ya Debeni akimubona agarutse mu Rwanda akikubona cyangwa yaguye by accident yaguye nk'ishuka yaguye nka tapfuye Jesus muyoboke that goes to you so ejo bundi ndabona yarababaye kabisa yabajwe n'iki uri mu zabukuru ukagusha amavi ibaza ariko ubundi iyo ukuze ubwira ko ukuze utangira kwinanura bikaguduka wakitsamura ukarekura no hepfo utangira kumva ko umuntu yajegeye iyo ruri mu myaka nk'iyi ingingo ugomba kwirinda ugatwara neza harimo na articulation nyine aho amagufwa ahurira. Rero ntago ndi kumuvugiraho ubutaha
ababishinzwe bagiye bareba ukuntu ahantu twari turi niho hamugushije. Uravuze ngo ntabwo ya ntare yakaba yarinda igisamago yakaba yarinda muyoboke. Sorry manager. Igisamago kikimenya. Nkunze ukuntu bitondetse ariko sinjye bivuze. Yego niko nukuvuga ngo igisamago niba kidashobora kugenda cyonyine kigashaka intare kirinda n'urushishi rwa gikanga. Igisamago barinda koko. Melody kubera iki ko mu bahanzi bose dufite Gapfizi kuki ntazi na wiyise rifite aho rihuriye n'inyamaswa z'inkazi? Nuko ndi inyama, ndi omnivore, ndi umuntu. Yego Ndi inyama rero ntabwo nakita amatungo. Indirimbo indabyo zanjye waba wayirebye y'umuhanzi bita The Ben? Ntayo nageze ndeba ko ngiye izanjye ndazifite. Urebizaho ntabwo yigeze ureba indirimbo ya The Ben? Kanjye nta nizo nsaba zirahari ndazifite. Ibivugwa ko ndatekereza ufite mukanya usobanuriye ko ufite team irimo abantu 50 cyangwa barenga. Ndatekereza ko muri abantu 50 bagitegereje no kureba ibikuvugwaho, hari abashinzwe media bareba ibikuvugwaho kugeza aya masaha. Media yose, Twitter, Instagram, imbuga nkoranyambaga zose ziri ku ndirimbo ziri ku ndirimbo bivuga ko yakuririmbweho cyangwa bari kuvuga cyane. Uravuga ngo aya masaha mu matwi y'abantu benshi cyane aho bivuga ko indirimbo yasohotse ari wowe bavugaga. Umva rero Beretse ngutandukanyiriza ibintu. Yego. Iravuga ko nakoze indirimbo nivuga. Yego. Tekereza ko indirimbo nivuga undi nawe agasohora inda mvuga. Ibyo birahagije kugira ngo mubone aho nerekeza nuko bigenda. Niba numvishe neza udahari ntabwo baririmba. Ahubwo ibaze ko niyo nkoza amadrede bambara wig ya dread. Oya ntabwo interview irarangiye. Twitagiki ndapfuye. Twitagiki ejo bundi tariki ya mbere abakunzi bawe bitege iki? Bundi ni witegereza neza ku cyitwa playlist kwanza mwitege iki? Muzatega amamodoka, batega moto muzitege, mugura inkweto nziza umuntu ashobora kubyiniramo n'izibanduke, ubundi muze mbereke ikintu cyitwa imiziki. Ibivuga ko aribwo bamwe bagiye kugushyiraho akadomo ugatera ibipfukamizo nk'ibyo manager yateye ejo bundagwa. Abwo babiteye bakaguha ikosora. Oya ntabwo bishoboka. Icya kabiri nje nta nubwo mpamya ko nashyira akadomo kuri Ben. Yego. Kubera ko music art ni Imana itanga. Kandi n'umuhanzi mwiza tu aririmba neza, ntabwo njye nshobora kurangiza career ye, ntabwo byashoboka. Gusa nanone kubera ko twese twahawe umugisha tugahabwa impano, nkaba mbona iyanjye narayikoresheje cyane kurushiye. Of course kubera ko wicunge neza reka. Ubirebere no mu album, ubirebere no mu byasohotse, urebe mu bitaramo twakoze, urebe mu nzira zose no bikombe twatwaye. Uzabona urwego rw'imiziki nakoze uko iremeye uko ingana nuza muri kiriya gitaramo. Melody ntiwatinye kuvugira imbere mu maso ya The Ben n'isi yose ko ari wowe muhanzi wa mbere? Erega ndi umuntu ariko se uzamenya ryari ko twahawe iby'isi ngo tubiyobore? Ugize ngo iki? Hallelujah. Uravuze ngo ibyo bintu wakoresheje amagambo muri conference, twizere ko ejo bundi mu bikorwa uzabishyiraho akadomo bikava mu magambo bikajya mu bikorwa ukagaragaza ko umuhanzi wa mbere. Ikiza ikintu nkundira music, umuntu ukora umuziki n'umufana buriya ntitugira amatwasa. Yego. Abahanzi dutekereza cyane kugucreya, ariko abafana bo batekereza mu kwenjoyinga, kwishimira ibyo tuba twaderivarinze. Nishimiye ko iki gitaramo kizabera imbere yabo. Yibaba we. Uravuze ngo ejo bundi abafana bazicira impaka. Ewana sibo babosi bacu se nibo babosi. Nukuvuga ngo izi mpaka zakomeje kuvugwa n'ibyavuzwe byose n'ibyajujuwe, mushize urubanza imbere y'abagenerwa bikorwa bagiye gushyiraho akadomo cyane rwose, kubera ko ubundi niba nkora ibintu bugacya mu gitondo abantu bakabyigana. Ubwo performance nzakora kugira ngo bayigane birabasaba umwaka utaha. Jesus Christ.
none se bayigana batarayibona. Umuntu uri i Kigali utazajya muri iki gitaramo ufite ikibazo gikomeye. Uzabireba. Mu magambo yawe uti ni gute nshyiraho dread bagashyiraho wigi nk'izacita. Uravuze ngo nta kuzunguza umutwe kuzabaho muri performance. Oya yakambara imeze nka casque. Urabona ka kaboro bafungana. Yego. Njye ni creative man, ngomba kugutamo n'amaide. Ariko ikizaba kituzanye ari umuziki, ni imiziki, ibindi no gushimisha gususurutsa abantu bacu. Yego. Iby'impaka byo ntekereza ko hariho tuzaba tuzirangirije, dutangira umwaka tumeze neza, kandi mujye mugira aga fair play namwe, umuntu nabarusha mu byemere mu byakire. Ntabwo undi ababaye zeru. Nabo bari aho ngaho bahari, ariko nyine ni ukuvuga ngo azaba hari, ariko nyiri igihugu cyangwa nyiri u Rwanda uzaba wambaye ikamba. Hari igikombe, hari ikamba ryanjye ndarigira, indabo zanjye ndazigira, ntacyo nsaba njyewe. Indabo zawe kandi indabo zanjye ntazo nsaba, zirahari. Zihari uzishaka warazitaye, njye nataye indabo. Nagomba komplayininga indabo zawe gukora zihorana. Nta kintu nsaba, ibintu byose birahari. Icyo nsabwa ni ugushimisha abantu banjye. Bo nta n'icyo mbagomba, nami ntacyo bangomba. Ni ukuvuga ngo nta ndabo ugomba gusaba nk'iziri gusabwa, wowe indabo zawe urazihorana, urazifite. Ndazifite kabisa, nabo nabahaho. Uretse gato babaho. Bivuze ngo mu ndabo ziri gusabwa ushobora no kubahereza kuzaho ko ufite nyinshi. Ariko babye bazisabye. Kandi barazisabye. Oya ntago ari nge bazisabye. Kandi bavuga ko nawe uri mu bafana cyangwa uri mu bakunzi. Nzaba nagiye gufana hariya. Oya abamwe bazaba bagiye gusaba indabo, wowe uzaba wagiye gutanga indabo. 01 umunsi bantu bisobanuye iki? Bisobanuye iki ko muri kwandikamo 001? 001 Munyakazi. Niko Bombo Clad. Ari umusaza wagira ngo yasimbuye The Rock. Munyaka uraho? Ni fresh man. Umwaka mushya. Twese hamwe. Ndashimira Imana n'abantu bake bake. Urashimira Imana n'abantu bake bake? Ndabona mana yanjye. Sibwo ariko angararara ibintu byo kujya muza mumeze nk'abasirikare nk'amakomando ari muri ntuza magahita mutungura abantu nabyo mujye mubireka. Wagira ngo se wicare utekereze bya bibazo byanyu babirimo imitego mitindi. Uziko kunkubita surprise ibingibi ntabwo ari byo. Mukanya mvuye kuri live amajama magaye ndimo turi gukora ahaboro n'indi. Unyuma wo mutera pisi. None ndavuze noneho ubwo nkubonye nawe reka nkuterere pisi rimwe. Ndashaka kurangiza umwaka nta bibazo mfitanye, nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza. Oya ntabwo nose urumva ni gute tutagirana ibibazo, ibibazo ntabwo byabura. Nta kibazo turakugirana. Nasabye korabo. Uri Dekatis? Dekata asaba korabo. Nanze kujya mahitanyanga. Uretse gato. Yagusabye korabo. Dekata yamusabye korabo. Yayandi ndirimbo bakoze. Nanze kujyamo kwera n'ifite bore nari ndimo gupromotinga, ntabwo nibuka indirimbo ninasoye. Ntabwo byamuryoheye rero. Ariko niko kugenda ubundi mu muziki iyo bitanakunze birakomeza nta bidanje nyine. Akazi niko mubikora iyo ugiye wakanira umuntu mubwira ko uhuze. Kandi se ntahuze ujye ubona ibintu nkora mba byigirishwa. Ntabwo byigirishwa. Ndi gukora indirimbo hari all standing gukora izahuriramo abantu bagakono n'abaraperi. Ntabwo ngiye gusanga uzayijyemo kuko uciye intege. Uciye intege ibyo bintu byihorere. Uramwe ngo byihorere. Irekesha abahanzi barahari bazabikore, abaraperi benshi barahari bazabikora. Wowe ukora ibi ngibi nibyo ushoboye. Sawa nyine urakoze kunshi intege. Urakoze kunshi intege. Nguciye intege kabisa. Nguciye intege ibyo bintu bivemo byihorere, ureka abahanzi bakora imiziki. Arasa abantu bose bazaba. Kandi ubureba muri no industry. Abantu bose mubona muzi nawe utagira akagoma. Oyesi.
nta muntu utagira akaririmbo. Rero bose bameze nka Philipita. navuga ku karirimbo k'umudirekiti umwe hano ukora amavideo ndumirwa. Wayasi Kabi kubi. bose ni nka Kenisi. Nta muntu utagira ingoma, nta muntu utagira indirimbo. Abantu bose b'abasani, buri musani umuntu wawe musani bikamukundira rwose akanagira indi kariyeri. Sha mujye mumwubaha kabisa. Ko dufite benshi Ni ukububaha. Abenshi byarabananiye. ugira gutya ko ariko bibaho ariko nawe ugira umwuga umwe. Aya masaha uramutse ugize ikibazo cy'ijwi ubwo nta kundi nyine twagushyira wajya mu cyiciro cy'ubudehe. Kuri kwigira nkaho se wowe atari byo uri gukoresha hano. Ntabwo rero rintuzi. Ko mbona uhatinda cyane se buri buntu mwanya wo gukora ibindi ryari. Ejo bundi wankanzeho. Ejo bundi wandayeho. Narigiye kuba ko wari uhari. Ejo bundi wajunamo urumva. Guys, Bruce Melody ntavanga nta ntare doragira gutya akazagaruka nka nyuma y'ibihe Bruce Melody akahinyuza akabona pa kabona ntayo. Erega biragoye kubana namwe. Nje nta nubwo wowe nyarumvuga ngo urabakunda ariko urabatinya. Yego. Esha mwebwe ndabatinya byonyine. Uradutinya byonyine? Bivuze ngo ariko rero ndiko mvura gusubira ku bya Twitter iyo uvuze ngo uradutinya gusa nta rukundo na mudufitiye. Kara gatare nakagutayemo. Ndimo kugerageza kugira ngo ndebe ko ibibazo byakemuka kandi urumva ko byo urumva turi kubavugana neza, urumva tutabanye amahoro. Turi kuvugana neza bitewe n'ukuntu wagize gutyo ugapepera. Ikiza buriya umuntu watekereje ku mafaranga. Mubonye namuha amafaranga. Amafaranga atumye amafaranga yatumye kara gifti urabona ko gatumye mu bantu hinda. Urabona urahinze. Ndimo kugerageza kubana namwe mwese neza ariko ndabatinya. Ugomba kudutinya. Ntabwo ugomba kudutinya. Rega reka nze nkubwira ibyo nari kubwira umuntu ejo. Hano hari ikintu ariko abakire mubaho neza Melody umuziki kwabashyize muri paradise. Suko reka ndebe umuntu uzahada. Mumbwirire ko ndi live kuri TikTok ntavuge. Mero uwo ninde? Iyo ni titre y'indirimbo ya Christophe. Oya si. Ngoma yitwa uwo ninde? Melody wari umaze iminsi warabuze kuri platform nk'izi ngizi. Hari ukuntu mbere wazaga amafaranga bakakubona abantu bakakubona. Byagenze gute ko muri iyi minsi wihugiyeho ko tuzi kuri Munyakazi indirimbo imwe Munyakazi niyo yatumye ugenda urabura burundu hafi igice cy'umwaka? Ingoma imwe. Yego. Mfite indirimbo nyinshi cyane n'ibindi ariko ni Munyakazi. Ntago zasohokera rimwe. Ariko mfite n'ibindi bikorwa rego umuntu ntago aba mu kintu kimwe. Ngira n'ibindi mbamo. Anyway, ntabwo ndibuza gucomplaininga nkuko abafana babigenza bakavuga ati abantu baragiye baraceceka bitewe n'ikintu navuga de banga. Nabonye iri gutegurwa mwaduteguriye ibyo bintu. Atakuva muto. Bagiye kugushinga ngo bazagushinga gashinge kura ngo pu. Anyway, reka ngaruke. Umuntu uvuze ibyo bintu arashaka amahane namwumvise. Ntabwo ashaka amahane reka tumurenge ariko se uyu mubare muri kunyandikira mu bitsobanuro. Kimfashije phone ni iki? Ubwo iki? Melody icyo ni iki? Reka ture? Niho ndi gutereka agafone kugira ngo tubashe kumvikana. No naryamaho gake none muri kundeba nawe ariko nakundi mutambike phone. Icyo kintu mbonye ni iki Melody? Igikombe. Igikombe gute? Ntabwo ariko uratwibye nta kintu tubonye. Anyway, mbere yuko uraza kukimbwiraho nyuma icyo gikombe reka ngufatiranye reka nkubite mbangura. Melody wasohoye indirimbo Munyakazi aya masaha iri gukabakaba miliyoni mu minsi itageze ku 10 ariko ifite ingoma neza cyane.
Melody muri iyi ndirimbo nyumva harimo amagambo akakaye. Harimo amagambo akakaye ariko agomba kumvwa n'umunyabwenge. Nsigaye ngira content bita ibyahishwe abanyabwenge byahishuriwe abaswa. Nkatwe. Okay. Ubwo ukurikije amagambo uvuze. Yego. Ibi ngibi byo bizumbwa n'abaki. Ibihe? Ibyo ngibyo nyine uvuze biri muri iyo ndirimbo. Aha. Ibyahishwe abanyabwenge bigahishurirwa abaswa. Yego. Ubwo bizumbwa n'abahe muri abo babiri? Iyi ndirimbo izumbwa n'abahe? Iyi ndirimbo icyo nshatse kuvuga. Wabonye bita Teta Nice ati Bruce Melody I love you. Kubita impano yita I love you. So ahangaha dufite ibyo mvuze ngo ibyahishwe abanyabwenge byahishuriwe abaswa. Bishaka kugira ngo ni ibintu birimo kuzimiza, birimo amagambo aremera ariko yabwiwe abanyabwenge. Urabona wewe iburayirwa hatembera Amerika urayizunguruka. Urabona ko kundi bohereza mail box bakohereza ikintu kuri email. So hari igihe bafata package rero kavuga ko ahangaha hari ibintu mukora ipackage yakaba ijya kuri email, kuri mail y'umunyabwenge ikayo bikajya kuri email y'umuswa. So bikavuga ngo ibyahishwe abanyabwenge bigahishurirwa abaswa. So uyu muswa rero abagomba kudelivaringa ya package ikajya kuri address ikwiye. So mwakoze iyi ndirimbo warayidelivarinze ariko ijya kuri wrong address, ijya kwa ba Godfather. Ariyo mpamvu itugezeho ntabwo twabaje gusobanukirwa. Ariyo mpamvu navuze nti ubwo ngubonye mu magambo make. Indirimbo ivuga kuri nge. Vuga kuri wowe. Ivuga kuri nge rwose n'ibinyerekeyeho gusa. Oya. Ntabwo ariko okay. Niwe nyiri kuyisobanurwa niko tubyumva. Oya nk'urugero rw'ijambo ririmo nkubwira aho rihuriye nanjye. Wankangije. Wayase kandi wasebye iki? Niki se ntasebye? Wasebye he? Niki ntasebye singe nuko motion zenda dahari. Nera haye kiraka cyo kuzandadera umwenda w'urubuga. Kawa undi yambaye. Oya urugwerwa ntago narubasha. Fata rurarubwa motion yambaye nibwo nemera ko wemeye. Uwe yashakaga oyange buri muntu adodesha urwe. Udodesha urugukwiriye urukubereye. Navugaga urwanjye na story yanjye n'ibyanjye tunavugaga. So muri iyi ndirimbo no kuvuga ngo warivuze. No kuvuga ngo ntabwo ufana Murera cyangwa ibikona. Ibi bisobanuye iki? Murera ninde, ibikona ni iki? Ntabwo ndi umukunzi wa football mu yandi magambo. Mu yandi magambo uragarutse ariko Godfather narumiwe. Mu yandi magambo uti ninde usinda kanahembwa? Ati ntabwo ni homa. Have. Munyakazi ko tuzi ko Melody ko tuzi ko especially muri industry kugira ngo ubashe gutera intambwe ari uko ukorana n'abandi ko bisaba kwihoma. Uzabasha gukora gututihoma Melody? Jewe sindi ubujeni urumva? Sindi kore, sindi superadara. Ibyo nibyo bikora akazi ko guhoma. Je ntago nihoma. Yego ntago wihoma. Ako kazi siko nkora ahubwo nkorana n'abandi kandi inshuro nyinshi yo bijemo kwihoma naho biba bigiye kuba ubushuti. Ubushuti bukazarangira umuntu wiyisi inshuti ari ukugiriye nabi. I prefer gukorana n'abantu. Ni nacyo kigorana n'abantu tubana kubana. Nje mba ni professional nyine mba mu kazi. Uwa mu kazi. Nje ntago Godfather sinaguhamagara ngo nkubaze ngo wari. Cyokora utari ukamamagara naguha ibiryo. Ariko uretse gato Melody urambwiye ngo uzi team yanjye ukuntu ingana. Irimo abantu bashobora kuba bagera nko kuri 50 bagiye hamwe bose nyine ntabwo bakenererwa rimwe ariko bose tubakize hamwe. Ibaze guhera ku murongo nkamagara abantu 50 mu gitondo babaza ngo warihe ntabwo bishoboka. Ibyo ngibyo bibazwa n'abakunzi babo. Ariko ntabwo niyo utamubaza mu yandi magambo ko nibyo navugaga haruguru rero. Turakora ntadukorana neza sinjya mbambura aho mbashije kubasapotinga ndabasapotinga kandi ndabashimira ku ngufu zabo usibye ko nabo ntawe ujye mbaza ko nariye. Ntawe kubaza ko ari ariko muri management mu byo bashinzwe nabyo birimo bagomba kumenya ubuzima bwa buri munsi. Bakwiye kubimenya n'ingiye babibabwiye kuko ubabaye ni ubanda urugi.
ku buryo batamenya niba wariye. None watanga umusaruro gute batamenya niba wariye? none se ndi robo ndabahamagara nkababwira nti ubwo sinariye nyine wenda mbaye ngize icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bihabwa umurongo. Ukora ibi ukwiye kuba uri mu mwanya urimo mu gihe gikwiye kugira ngo udelivaringe icyo twaguhereye akazi. Ubushuti ni ibindi bindi biza gake gake ukazagera igihe mukaba inshuti n'umuntu akaba ari bwo nyine wenda mugera ku rwego rwo kubana cyane mugatindana. Sasa iyo umuntu muri industry ikibazo gihari, iyo umuntu mwimye amakuru yawe arakwanga. Iyo umuntu atamenya ibintu urimo ubu nyine hari ukuntu niba ari mu Rwanda gusa simbizi, hari ukuntu abantu bababazwa no kuba batamenya ibintu biri kuba mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo mwese mukubamo nka Meddy. Oya njye ntabwo nabaho nka Meddy. Icya mbere arakijijwe, njye sinakishushanya. Watubesha indirimbo na Meddy, iyo ndirimbo izasohoka mu kihe kinyejana? Urumva uzategereza igihe Meddy azabonekera kuko nanjye niwe ntegereje. Ariko indirimbo yararekodinzwe. Yego njye narangije gukora ibyanjye nawe nanjye niwe ntegereje. Aha, twari tukiri kuri iyi ndirimbo ya Munyakazi. Iyi ndirimbo ya Munyakazi abantu bakomeje kuyumva bati uyu musore hari ukuntu ari kubaga nta kinya ariko akareba mugenzi we cyangwa akatunga urutoki ahantu hamwe ntashaka kujya akagenda yagakubitayo ingonjo akamukubita agakoni kunda. Ibi bintu iyi ndirimbo ntabwo yaba ari agasomborotso mushaka kuzura kabuze. Oya sinjya nzura ubu se ko manager yaguye nigeze mbivuga. Manager kandi ntiyaguye se. Manager uvuga ni uwuhe? Sorry nari ntaniye. Uravuga manager w'ibihe byo ko Munyakazi uretse reka mve hano utarantanisha reka. Okay, no. Before you kugenda aya masaha ukiri aha ngaha ndashaka kubaza akantu ushaka kukubaza. Ntabwo nigeze nkunda biriya bintu bya uriya muntu afite urugwiro kabisa. Afite urugwiro. Ejo bundi Melody, ejo bundi uri kumwe na mugiye muri nani press conference. Vraiment mwari mwiteguye